kitakubita imbwa cyorora imisega. Nuvuga ngo rero abo bagabo nabo bakora ibyo bintu kubana batoya bashaka kubangiza bagomba gufatirwa ingamba. Iyo ni waba wimvise Kanyombya ngiyo iyo ni yanyoni inkunda bibi rero aho ndiraza. None se wavugaga nk'inyoni? Yawe niba satani byandi bavuga ngo bafite imiriro aho ubundi babandi babatwikira hano bazagera babashiriye no ubundi ntabwo ari byo. Bakunzi ba Women Films Production ni by'igiciro kandi nkuko mubimenyereye Women Films Production yiyemeje kujya ibamara irungu. Uyu munsi rero ni igitangaza kuko haje icyamamare mwese nkuko mutangira kubireba uko tumuzi mu buryo bugiye butandukanye, ariko uyu munsi agiye kubibwira mumwumve mumumenye. Reka tumuhe ijambo hanyuma dukurikire twumve uwo ari we. Yego murakoze abayobozi ba Women Films Production. Ubu ngubu nyine ndabashimira kuba mwitabiriye kuba mwampamagaje mukaba mwampaye invitation kugira ngo nze tugire ikiganiro. Murakoze cyane. Aho ngaho rero nashaka kugira ngo mbabwire ko nanjye nabishimiye kandi nifuza iterambere ry'abari n'abategarugori. Arakoze cyane, ariko rero ntabwo nubu turamureba, ariko dukeneye kumenya amazina ye. Kenshi tumuzi, bamwe bamuzi ari Njoli, abandi bamuzi ari nukundi. Reka twibwire. Reka mbabwire abo mbwira baratandukanye, harimo abagabo abagore. Sinzi impamvu abagabo nabo badashobora gukora ngo abagabo Films Production kugeza igihe abagore women's tavuze women's in plural kavuga women's film production. Nukuvuga ngo baratangiye ubusa abagabo bari he niko gusigara inyuma. Niba rero twarateje abagore imbere ntabwo rero abagabo gusigara inyuma. Burya ngo ngukingurira umuntu umuryango akagutanga ku meza. Urakoze cyane. Ariko tukuzwe izina rya Njoli, ndashaka kumenya Njoli wari we. Yes, ni Kayitankore Njoli alias Kanyombya nkuko tubivuga, izina rya film, izina rya comedy, izina ryamamaye ase. Ariko abantu baririra nibangaye bakajyana abantu bararira wowe wanyita izina. Ariko ndashaka kumenya uri padiri nuri na musenye nuri na pasiteri ibyo ngibyo biransetsa. Yitwa wambwira Kanyombya waryiswe kuva ryari? Kanyombya ni izina ryanjye kuva navuka natangira amashuri ko natangiye amashuri muri 1966 nkaba narakoze scoutisme turi abana. Baza kunyita Kanyoni Kanyombya. Icyo gihe rero tugeze mu Rwanda igihe nyakubahwa Perezida wa Repubulika Son Excellence President Kagame avuze ngo nimwihangire imirimo, kuko nari umusirikare tumaze kuba abademobilize, none ndavuga ni twihangire imirimo duhanga imirimo. Icyo gihe rero dufatiraho ngaho kugira ngo dukore nk'ibintu bya La Fontaine, Fable de La Fontaine, twita amazina y'udukoko nitwa Kanyombya. Icyo gihe rero n'abandi bitwa Banyinambuga, abandi Banzovu, abandi Nyiragenda, n'abandi urumva ko ari amazina y'ibikoko. Ariko bitavuga ngo hariyo bamwe ngo barira ngo izina ubuzenganya gahene teredisi tuvuge ngo bisi izina rye, none azatarege ngo bisi izina rya Nyagahene. Uze ababyeyi bateze urugori ubusa Abanyarwanda. Ni waba wimvise Kanyombya ngiyo iyo ni yanyoni inkunda bibi rero aho ndiraza. None se wavugaga nk'inyoni? Yawe icyo gihe rero ni muri scoutisme, ntabwo nigana amajwi nk'ababandi. Yewe nuko gusaba rero ibyo basanga iriya nyoni ari inyoni igira utuntu nyine twinshi kandi koko mvuga menshi, ariko pana menshi y'ubusa nangwa ya burebure. None niho nafata iryo zina rero, ariko abantu barinyishe n'abakuru kuri jye le grand pionnier. Akanyo wakoze igisirikare, mbwira wakoze igisirikare wararashe? Umva nawe none se ko uri umusirikare no kugenda urasagura? Oya none kwitwa umusirikare ntabwo ari ukurasa. Kwitwa umusirikare ni ukwiga kurasa, nabyo birimo ukiga tekinike za gisirikare, amafunzo ya gisirikare, ugomba kwiga imbunda necessairement. Ukiga ntabwo ari imiheto, ariko
nka byandi bya kera ibyo ni ibyo ariko ntabwo kurasa ntabwo ngenda ndasagura ko n'izi mbunda ngomba kugenda ndasagura no. hanyuma rero twakumenye cyane mu buryo bw'amafilme kandi mu buryo bugaragara waramamaye ahantu henshi. Ndashaka kumenya igitekerezo cyo gutangira gukina filime cyaje gute? Igitekerezo cyo gukina filime twaragitekereje tusanga mu mahanga mu bindi bihugu bakora filime noneho dusanga n'ibihugu bidukikije byo hano hirya ngira ngo muri Tanzania n'ahandi Cameroon n'ibindi bakina filime. Why not in Rwanda? Yes. Why not in Rwanda? Tugomba natwe gukina filime tuyikinnye iraseka isetse natwe turaseka. Ariko kanyo nukuri ni byiza cyane kandi turagushimiye kubera ko uburyo wasurukije ibijyanye n'amafilme. Hanyuma ndashaka kumenya ikindi kibazo. Ubundi kenshi abantu barakubona ariko ntabwo turamenya ubundi urubatse. Oya none se kumbaza ko nitwa Kanyombya kandi inyoni ntabwo ari kubaka icyo bita nanga kubaka ibyari. Ndubatse mfite umugore n'abana. Ufite abana bangahe? Abana 2. Ufite umugore? Mfite nabo ndera b'imfubyi bararongowe, nsigaranye umwe mutoya. Abo bose n'abana banjye. Ni nka kwa kundi nyakubahwa Perezida wa Repubulika the first lady yavuze ati fata umwana nk'uwawe nkunda abana pe n'ufite uwe ubu ngubu yamuzana nkamurera ntacyo. Kanyo hari akandi kabazo numvaga dufite kenshi abantu bakwibazaho iyo barebye amenyo ni inyinya cyangwa wenda iryo ryinyo ryavuyemo rirashe ubwo byisi ryinyo rimwe ni byiza nawe uzamera inyinya nk'iyi mfite icyo nazize wowe icyo uzazira ntabwo ukizi. Arakoze cyane ariko nagira ngo n'ubundi nongere nsubire inyuma ho gatoya. Waje muri Women Films Production kandi nibyo uko babyumvishe ni ikigo hanini dushinzwe kuzamura impano z'abana abakobwa n'abadamu muri rusange n'ubusanzwe dukora n'abandi muri rusange n'abagabo barimo ariko tukibanda by'umwihariko ku bana b'abakobwa ndetse n'abadamu. Hanyuma urabona gute no kuvuga ngo mumaze gukora Women Films Production uko utaha muzakora n'abakobwa ndumva babishyizemo noneho utaha muzakorera abakobwa b'isugi Films Production ubwo muracyakomeza mufite iterambere. Iryo terambere ni ryiza kubera ko muragenda mwagura ikintu cyitwa ibyerekeye n'igitsina gore. Ariko rero ni ukuvuga ngo niba muvuze women's gusa film production is the general ni general seka general nuko ko tuvuze women's films production nukuvuga n'abakobwa barimo tuvuga igitsina gore. Nyakubahwa Kanyombya icyifuzo nk'ubu ubona muri Women Film Production twatangiye gukora filime yitwa Imuzi ariko kenshi twagize icyifuzo abantu benshi bakatubaza bati turifuza kubona Njori Kanyombya muri Imuzi. Ese birashoboka ko Imuzi nawe wazajya ukatanga umusanzu gutanga ubutumwa? Nibyo cyane ko ntabwo ndi umukorerabushake ngomba kujyanza nkabafasha kuko mbashaka gufasha igihugu cyanjye nkagiteza imbere. Uzi ko u Rwanda rwateye imbere mu guteza imbere umwari n'umutegarugori. Ibyo byo ngomba gufasha igihugu cyanjye ko ndagikunda ariko bivuga ngo unkoresheje radio ntabwo ari ubyo ngibyo gusa gufata ubwenge bwanjye ngo mushyiraho ngaho ariko mu byerekeye no guteza igihugu imbere nzajya nzambakomerezeho mbafashe sometime ko mfite byinshi byo gukora. Nk'ubu nanjye mfite channel imaze gutera imbere gatoya nkabambura sponsors mbabonye byamfasha. Urareba ko mfite Kanyombya official akayo channel yanjye byari byose nkabashaka kugira ngo yanyu rero iyo title mufite Imuzi niba Women's Films Production bashobora kuba bakurikirana nkuko nanjye nkurikirana nimugora kuri televiziyo yanjye bakaba bakora subscribe baba bateje
igitsina gore nangwa bakaba bateje umwari n'umutegarugori imbere nk'abanyarwanda, bigatangira ku munyarwanda kugeza muri diaspora hirya no hino. Dufite abanyarwanda n'inshuti zacu ziri muri diaspora nko muri Canada, mu Bufaransa, mu Bubiligi, mu Buholande, muri Suwede n'ahandi muri Afrika, South Africa. Dufite abanyarwanda hirya no hino bakunda igihugu. Igihe rero bakunda produit zacu, bagakunda ko abanyarwanda bateye imbere, bagakunda ko abanyarwanda bafite ikintu bagiye kuzageraho, bashaka kuzagera ku iterambere rihanitse, rero ni inshingano zabo kugira ngo bateze igihugu cyabo imbere, bateza women films production, bakateza abana n'abategarugori imbere b'abanyarwanda. Urakoze cyane, uvuze abana n'abategarugori b'abanyarwanda, ariko uravuga nk'urya indimi nuko ufite amenyo menshi. Yashize. Okay. Uravuga ku iterambere ry'umwari n'umutegarugori w'umunyarwanda kazi. Nagira ngo urabona muri iyi minsi hariho ikibazo kijyanye gihangayikishije igihugu. Abana b'abakobwa benshi barafatwa ku ngufu, barasambanywa, barahohoterwa, barononwe. Ubwo rero nagize icyifuzo cy'uko wadufasha, wowe ikibazo urakibona gute ntawe Kanyombe? Yes, ibyo byose baravuga ngo ihene mbi ntawe wizirika hwiye, nabo barizirika cyane, bakizirika mu bihugu by'amahanga, bagashaka kwiyambika ubusa nka biriya tuvuga ngo ni abaslay queen, kwambara ubusa kugira ngo uhitinge umustar. Ese wakwambika ubusa burundu nibwo twakureba tukaguhaga ukava muri ako gacu kawe asigaye, tukanaguhengereza tukakurangiza ukazaba bure. Biriya rero ni ibintu byo kuvuga ko bagenda bigana amahanga, ariko babyiganye mu muco wacu byaba byiza, kuko nta mukecuru wacu mu ba mbere na mbere bigeze bambara ubusa. Nta mukecuru wacu wigeze yigira umuslay queen, slay kecuru, slay gabo. Uzi ko abagabo batambara ubusa. Ariko noneho by'umwihariko abana bari munsi y'imyaka 17, abana batoya, wabuze ibintu byo kubasambanya abo bantu rero. Perezida wa Repubulika ejo bundi yavuze ati gusambanya abana batoya, ndetse bagaragaje ko hafi 20% bafite munsi y'imyaka 11 batewe inda. Ariko reka turebe abasambanya abandi n'abagabo cyangwa abagore. Abana bato, urumva n'abana bato basambanya. Burya rero ibyo byose bikomoka ku bagabo. Uvuga ngo igihugu cyacu rero ngo igihugu kitakubita imbwa cyorora imisega. Uvuga ngo rero abo bagabo nabo bakora ibyo bintu kubana batoya bashaka kubangiza, bagomba gufatirwa ingamba. Hakabaho article ikomeye kugira ngo nibuze duhane twihanukiriye kugira ngo bave kuri yangeso. Nuvuga ngo rero hakabaho ibindi ahubwo wibagiwe ibintu by'abakobwa b'ingimbi, akajya kugira âge d'adulte nangwa akaba ari adolescente, ukajya gusanga nawe ari expose imbere y'abahungu, akaba ari bwa buryo bwo kwambara ubusa. Bagabo nabo bareba bati ingingo, bajya kureba ingingo zambaye ubusa bati bakifuza. Ça c'est ce qu'on appelle complexe y'ubusambanyi. Complexe sexuel. Ugasanga rero ntabwo ari byiza kugira ngo wiyambike ubusa imbere ya bagabo nangwa se abahungu. Gira ubutumwa uduhera abagabo. Ako kantu rero reka dutinda aho hantu abo bakobwa bambaye gutyo nabo, reka turebe niba hari ministeri mu nshingano zayo ishobora gufata ingamba zo kugira ngo turinde abakobwa bacu kwambara ubusa, kwiyambuka ubusa. Ese tuzakora iki? Ese tuzabigenza dute? Ese tuzakora izihe nama kugira ngo abakobwa bacu mu muco wacu, urubyiruko rwacu rw'inkobwa rw'abakobwa bareke kwambara ubusa? Hariho n'abahungu rero bafite n'akandi kageso nabo basigaye banywa ibimogi, ugasanga birabica uburyo bwose bw'ubwenge, ugasanga adafite iterambere, atazagerageza kugira icyo yakorera igihugu. Icyo kintu rero leta no gufata ingamba yitonze, tugakora inama, tukareba uburyo twahana twihanukiriye, ariko burya tugakubita inkoni zamba. Niba dukubita inkoni zamba rero ntabwo ari ukubita inkoni zamba gusa, iyi zamba nayo ni ukugira ngo nayo tuyihe uburyo igomba gukubita, ikagikira ku murongo, ikababaza kwaje. Ndagira ngo ubutumwa abagabo, utababaye burya ntamenye uburyo agomba kwikosora. Turebe ubutumwa abagabo, ubutumwa abagabo, uburyo rwose bakwiye kureka gusambanya abana batoya, bakwiye kureka konona abana batoya, babakoresha ubusambanyi. Ndumva ushaka kugira ngo mbagire inama n'abana nabo, none urashaka kugira ngo mbagire inama nangwa mbahane. Ibyo bintu byo kuba icyo watanga cyagabanya cyakuraho ihohoterwa rikorerwa abana byaba byiza. Ibyo ari byose ntabwo twavuga ngo turahera hehe, turahera ku mubyeyi. Turahera ku mubyeyi muri education afite, mu mirerere. Burya ngo
ihene bayifata igihebeba, ariko ngewe ntabwo mfata ihene, ntabwo nigeze mba umushumba. Abashumba nibo babizi, bashobora kuzabitangira ubuhamya. Ni ukuvuga ngo ugomba ababyeyi bagomba guhera hakiri kare, mukarera abana neza, mukabaha imirere myiza, mukabereka iyo bagomba kuganisha. Naho ubundi igihe ukora tereriyo nawe kugira rekeraho, usanga umwana agenda yononekara. Icyo gihe rero nicyo gihe tugomba gufata ingamba, tugafata iya mbere mu kurera, duhereye ku babyeyi, bakareba abana kubafata neza. Byaba ngombwa hakabaho akantu nka kwa kundi tuvuga ngo famiye zirahura, mugahuza abana mukababwiriza, kuko utarabwirijwe ntacyo aba yakora kugira ngo abe yarumvise. Ni ukuvuga ngo rero icyo gihe dushobora gufata igihe cyo kuganiza abana, igihe cyo kubashyira hamwe, abaturanyi, abava kure tuvuye, abana bavuye hirya no hino mu mahanga, nangwa se abana bacu bavuye mu bihugu bidukikije, tukabahuza kugira ngo twige umuco wo kurera, umuco wo kwifata neza, umuco wo kurinda abana kugira ngo badakomeza kwiyonona, nangwa se umuco wo kugira ngo turebe abana bacu uko bazatera imbere, nangwa se aho bazageza ejo bundi hazaza. Ariko n'abagabo nabo, natwe bagabo, namwe bagore, mukicara ahantu hamwe mukaganira. Seko na pere tabu, nuvuga ngo mugomba kuba kwishyira hamwe mukajya aho mukaganira, uretse umwiryane n'abandi bameze mwiryane, mweruka mu mbwa, mu bikoko, mukicara mukaganira, mukareba uburyo muzarera abana, mukareba uburyo namwe mugomba kwiha attention, mukiyako kabanga kugira ngo mureke uwo muco. Ibyo ntabwo ari ibintu. Kubona umusaza nkanjye ugiye gufata umwana w'imyaka 15 uramusambanyije kubera ko ufite ukuntu uburyo, nangwe wabona abakene ukagihita umusambanya kubera ubwo buryo bwawe. Sinzi niba Satani abaho abanyakirira abo bantu, niba Satani byandi bavuga ngo afite imiriro, aho ubundi babandi babatwikira hano bazagire babashiriye, naho ubundi ntabwo ari byo, bameze nabi. urakoze cyane bw'ubutumwa uhaye abagabo basambanya abana, babonona abana b'abanyarwanda, kandi tubategerejemo abayobozi beza, tubategerejemo abantu bazakora ibikorwa bitangaje mu gihe kizaza. Hanyuma rero dusoza, nagira ngo nka Women Films Production twongere tubigusabe, ubwira abakunzi bayo rwose uburyo bagiye kujya. Nibyo abakunzi ba film muri rusange bakunda Imuzi Film Production, Imuzi in title, bakareba muri titre yayo, bakareba niba Women Films Production, bakora subscribe, bakora link, bagakora na sharing, bakoreza abagenzi babo uburyo abanyarwanda bari koramo filime, abanyarwandakazi bari gukora filime yabo. Icyo gihe rero ngira ngo tuzakora, bazaba badufashije mu iterambere. Ariko rero nkababwira rero hagati aho ngaho tutibagiwe, nanjye mukareba uburyo nanjye ndi gukoreramo, kubona gukora mu buryo bwa discipline, cyane cyane aho ngaho nshyizeho question mark, akabazo. Mugomba gukora muri discipline, kutiyemera, kutirata, kwiyumva ko uri umunyarwanda, ukumva ko ibyo ukora ari umuco nyarwanda, kandi ukumva ko ugomba gukunda iwanyu mu Rwanda, ugakunda umuco w'abari n'abategarugori n'uw'abagabo. Apana ya mico mibi y'ubusambanyi, apana ya mico mibi yo konona abana, apana ya mico y'ubujura. Hariho n'ibijura, rega nabo biraturembeje. Ibyo nabyo ni ukubishakira ingamba. Abajura gusa, abangaba bita, hari undi bavuze ngo abatubuze, nta n'ibyo azi gukora rwose. Ibyo ngibyo ntabwo abizi, iyo ni imikino. Ariko niba batubura nabo bagomba gushakirwa ingamba. Ku iposita n'ahandi ngira ngo babizi batubura mu mujyi wacu. Ibyo rero nasaba kugira ngo leta ifatire ingamba, dufatanyije twese. Leta ni ukuvuga ngo ngewe nawe n'undi. Urakoze Kanyombya, umushyitsi wacu, umutumirwa wacu, turagushimiye kuba ikiganiro cyiza uduhaye kuri uyu munsi, kandi rwose turi kumwe, tuzakomeza gufatanya kugira twubake umuryango wacu nyarwanda utera imbere. Saba Imana iguhe umugisha, ujyane wo ngurahagije, ntabwo nakongera myinshi, iyo mugisha urahagije.